kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibyo tugiye kumva muri kano kanya cyangwa se ibyo wabyutse ubona n'ibyo waraye ubona ijoro ryose. Kugira ngo ubisobanukirwe neza biragusaba ko ubanza ukumva kano kantu. Niyo naba mba mu nzu yawe ungaburira kumpagarara hejuru ukambwira ngo nudakora itya uyu munsi ntabwo uri burye, cyangwa akaza akambwira ngo emera kuri iki cyangwa ko wakoze iki ntakoze, ndemera nicwe n'inzara ntabwo ndi niyo naba mba mu nzu yawe ungaburira ukora itya uyu munsi ntabwo uri burye, cyangwa akaza akambwira ngo emera kuri iki cyangwa ko wakoze iki ntakoze, ndemera nicwe n'inzara ntabwo ndi. Babyita kwiha agaciro. Iri jambo muraryibuka. Tuvuye kuri iri jambo rirahita rikumvisha neza ibyo guhera mu masaha ya nijoro wakomeje kugenda ubona. Guhera mu masaha ya nijoro nibwo igihugu cy'u Rwanda cyangwa se leta y'u Rwanda yasohoye itangazo. Abenshi mu gutebya cyangwa se mu rwego rw'uburyo bagiye babifatamo bavuze ngo u Rwanda rufatiye ibihano igihugu cya Belgique, cyangwa se abantu kumva bari kuvuga usibye nabo mu Rwanda, mu bihugu hirya no hino muri Afurika, ibitangazamakuru hirya no hino muri Afurika byakomeje kugenda bisesengura bikavuga ngo ni ubwa mbere igihugu cyo muri Afurika gihagaritse imikoranire n'igihugu, kandi icyo gihugu hari icyo cyafashaga wenda icyo gihugu cyo muri Afurika, yaba ari mu nkunga n'ibindi ngibyo bijyanye n'iterambere. U Rwanda rero rwo ejo nimugoroba rwasohoye itangazo. Igihugu cy'u Rwanda cyasohoye itangazo rivuga ngo u Rwanda ruhagaritse imikoranire mu byerekeranye n'iterambere rwakoranaga n'igihugu cya Belgique cyangwa se cy'Ububiligi. Ati muri uko guhagarika iyo mikoranire bahagarikiyemo n'amasezerano u Rwanda rwari rufitanye n'igihugu cy'Ububiligi. N'amasezerano yagombaga kuzahera, n'amasezerano yatangiye mu mwaka wa 2024 ubwo n'umwaka ushize ejo bundi. N'amasezerano yagombaga kuzarangira mu mwaka wa 2025. Ayo masezerano yari afite agaciro kangana na miliyoni 95 z'amayero. Ayo ni amafaranga Belgique cyangwa se igihugu cy'Ububiligi cyagombaga kuzafashisha u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda ruyakoreshe mu bikorwa by'iterambere, yaba ari bwo kubaka ibikorwa remezo, yaba ari mu byerekeranye n'ubuvuzi ndetse n'uburezi n'irindi terambere ryose muri rusange. Ayo mafaranga, ayo masezerano u Rwanda rwari rufitanye na Belgique yari afite agaciro ka miliyoni z'amayero 95. Ayo mafaranga uyashyize mu manyarwanda afite agaciro karenga miliyari zirenga 100 n'andi menshi cyane, n'andi mamiliyoni menshi cyane. Uri kumva amafaranga ibikorwa yari kuzakora mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko muri izo miliyoni 95 Ububiligi bwagombaga kuzaha u Rwanda cyangwa se bari kuzakoresha mu bikorwa by'iterambere mu Rwanda, hari hamaze gukoreshwa miliyoni 15 gusa. Bivuze ngo aya masezerano ahagaze miliyoni 80 z'amayero zitarakoreshwa. Uri kumva ayo mafaranga nayo ari kuzakora ku bikorwa by'iterambere mu Rwanda. Bivuze ngo ayo mafaranga, ibyo bikorwa, iyo ayo mafaranga aza kuza mu Rwanda, hari byinshi yari kugiraho ingaruka. Uri kunyumva muri kano kanya hari ibyo yari kuzagufasha, nimba ashoye mu buvuzi, nimba ashoye mu iterambere iryo ari ryo ryose, iryo terambere n'ubundi we nk'umuturage ari kugeraho. Ariko u Rwanda rwavuze ngo ayo mafaranga n'ibindi twakoranaga byose bijyanye n'ibikorwa by'iterambere turabihagaritse. U Rwanda ntabwo rugikeneye ibyo byose. Ukahita ubihuza n'ijambo twatangiye twumva. Ibihugu hirya no hino ku isi byakomeje kumirwa, abantu bakomeza kumirwa bavuga ngo ni gute igihugu gishobora guhakanira igihugu twita ngo ni igihangange, igihugu cya Afurika kitabarirwa no mu bihugu bikize. U Rwanda ruri mu bihugu bikennye, gute bashobora kwifata bagafatira ibihano cyangwa se bagahagarika ibikorwa by'iterambere n'ababahaga inkunga mu gihugu cyane cyane nka kiriya cy'igihangange. Ariko abenshi bagiye mbona basubizwa bavuga ngo ibyo nibyo bita kwiha agaciro, kugira ngo umuntu kumugana aza guhe amafaranga ariko ace n'inyuma agira ibindi akora cyangwa se gusaba ko wemera. Ari byo tugiye kugarukaho mu itangazo ryasohowe n'u Rwanda risobanura impamvu rwahagaritse imikoranire yose y'iterambere n'ibindi bikorwa bakoranaga na Belgique. No kubera iki? Ubundi ngubu tuvugana ngira ngo murabizi ko u Rwanda na Belgique hasa nkaho umwuka utari mwiza, kuko ubu ngubu nta ambasaderi w'u Rwanda uri mu Bubiligi.
nta n'uw'Ububirigi uri mu Rwanda. Ariko icyo ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo ahanini kiri muri iki bibazo bimaze iminsi by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Uribuka neza mu minsi yashize, ngira ngo hashize nk'icyumweru n'igice, iyo nkuru yari iri hano kuri YouTube channel ya New York Entertainment. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Ububirigi Maxime yari ari mu nama y'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Union Européenne, arangije afata ijambo ndetse n'imbere y'inteko y'abira bihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Nibwo Maxime cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga bw'Ububirigi yahagurutse agaragaza ko u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano bikomeye cyane bitewe n'uko u Rwanda rwohereje ingabo ngo muri Kongo, u Rwanda rusagarira ubusugire bwa Kongo. Mbega ni kenshi byagiye bigaragara ko Ububirigi butunga agatoki u Rwanda buvuga ngo u Rwanda bufatirwa ibihano, u Rwanda rukwiye guhanwa, u Rwanda ibi n'ibi. U Rwanda rero mu iretire rwasohoye rwatangiye ruvuga gutya. Na mbere u Rwanda rwatangazaga ko ngo ruhagaritse imikoranire mu by'iterambere n'Ububirigi, kuko Ububirigi bwahisemo gufatanya na guverinoma ya Kongo iharanira cyangwa se leta ya Kongo mu bukangurambaga barimo bugamije gukomanyiriza u Rwanda ngo ruhagarikirwe inkunga yo kwifashishwa mu rugamba rw'iterambere cyangwa se mu nzira y'iterambere. Iri ni itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo tariki 18 nibwo leta y'u Rwanda yasohoye ino tangazo. U Rwanda rwavuze ko ubundi umuryango mpuzamahanga cyangwa se biriya bihugu mpuzamahanga biba bishinzwe cyangwa se biba bijejwe gushyigikira inzira y'ubuhuza nk'uko byemejwe na Afurika yunze ubumwe n'inama y'abakuru b'ibihugu ba East African Community ndetse na SADC. Cyagiye ubwo uribuka inama ya SADC na East African Community ubwo byahuraga bikaganira, ni ukuvuga ngo ibiriya bihugu mpuzamahanga harimo n'ubwo Bubirigi na biriya bihugu bindi cyangwa se twita ngo ni imiryango mpuzamahanga, icyo baba bashinzwe cyangwa se wabonaga ko ibihugu bya Afurika bisaba ni uko bariya bakabaye abahuza mu kugira ngo ibihugu bifitanye amakimbirane bibashe kwiyunga cyangwa se haboneke igisubizo cy'amahoro arambye. Ariko itangazo u Rwanda rwasohoye ryakomeje rivuga ngo Ububirigi bwahisemo icyemezo gishingiye kuri politike cyo guhitamo uruhande Ububirigi bubogamiraho muri aya makimbirane kandi bubifitiye uburenganzira, ariko kuvanga ibikorwa by'iterambere na politike ni ibintu bidakwiye. Ububirigi bwari bufite uburenganzira bwo kuba bwabogamira kuri Kongo, bakavuga ati Kongo iri mu kuri, Kongo gutya na gutya, ariko kuvanga ibikorwa bya politike n'ibikorwa by'iterambere ibyo bintu ntabwo bihura, nta nubwo biba bikwiriye. Niko u Rwanda ruvuga mu itangazo. Muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha mu ishoramari, gutangiza business, kugura ibibanza n'amazu n'ibindi, gana impuguke Abdu Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira: kujya muri Indexed Universal Life Insurance, ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba; gutangiza business, tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional; filing taxes, tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro, tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns. Namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu, naho turahari ku bwanyu. Duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze. Urakaza neza. Nta gihugu mu karere gikwiye gukumirwa mu kubona inkunga igamije iterambere nk'intwaro yo gushyiraho igitutu cyangwa se nk'intwaro yo kugishyiraho igitutu. Mbega igihugu bakagishyiraho igitutu kugira ngo bakibwire ngo kora ibi ngibi kugira ngo tuguhe inkunga. Ibyo nibyo rero u Rwanda rwanze. Nudakora ibi ntabwo tuguhe inkunga. Ati nta gihugu mu karere cyakagombye gushyirwaho igitutu n'igihugu bababwira ngo turabaha inkunga ariko nimubanza mugakora ibindi, mukora ibi n'ibi. U Rwanda rwagaragaje ko ibihano bishingiye ku kubogamira ku ruhande rumwe ari ukwivanga kudakenewe kandi bishobora guhungabanya no guca intege imbaraga z'Abanyafurika mu rugendo rugamije gushaka amahoro ndetse bikanadindiza kugera ku gisubizo cy'amahoro. U Rwanda rurakomeza ruvuga ngo mu by'ukuri bene ibyo bihano ntabwo byigeze bibasha kuzana ibisubizo, ahubwo byagiye birushaho gukomeza ibibazo bikaba bibi kurushaho mu kubisunikira mu gihe kizaza.
ariko u Rwanda rugaragaza ko ibyo bintu byo kuvuga ngo ibihano ntago ari byo bikemura ibibazo, ko ahubwo biriya bihugu byakagombye kuba biza bikaba bunzi cyangwa se bigashakiramo igisubizo cyazana amahoro arambye, aho kugira ngo Ububiligi bujye bwirirwa buhora busaba ibindi bihugu buzenguruka ahantu hose buvuga ngo musabire u Rwanda ibihano, kandi Ububiligi nabwo bwabwo bwari butarafatira u Rwanda ibihano. U Rwanda ahubwo rwahise rusora ino letere. Muri iri tangazo u Rwanda rwakomeje ruvuga ngo dukurikije imbaraga Ububiligi buri gukoresha mu gushaka ko u Rwanda baruhagarikira inkunga, birerekana ko nta bufatanye mu bijyanye n'iterambere bugikenewe hagati y'impande zombi. Kandi koko nibyo, nimba igihugu mufitanye amasezerano y'ibikorwa by'iterambere, ko icyo gihugu cyifuza gutera imbere, icyo gihugu akaba aricyo kiri kuzenguruka kibwira ibindi bihugu ngo baguhagarikire inkunga, n'ubundi icyo gihugu urumva ko kitaba kikwifuriza iterambere, n'andi masezerano yose mwaba mufitanye y'iterambere n'ubundi ntacyo yaba gisobanuye. Niyo mpamvu u Rwanda rwahisemo guhagarika ayo masezerano, ndetse u Rwanda ruvuga ko rushingiye kuri ibyo ruhagaritse imikoranire yose Ububiligi muri gahunda zigamije iterambere kuva 2024 kugeza 2029. Ayo masezerano yari afite agaciro ka miliyoni 95 na miliyari mu manyarwanda 100 n'andi y'umurengera hafi 200 gutyo, aho hari hasigaye gukoreshwa miliyoni 80 z'amayero. Zenga amafaranga menshi ntago yigeza akikoreshejwe ku bikorwa by'iterambere ku Rwanda avuye mu Bubiligi, ubwo byahagaze. Muri iri tangazo u Rwanda rwongeye kuvuga ngo guverinoma y'u Rwanda ntago ishobora guterwa ubwoba n'uwo ari we wese mu bijyanye no kurinda umutekano w'igihugu, kandi ko rushyigikiye amahoro no gukemura ibibazo mu buryo burambye. N'amagambo yavuzwe mu itangazo, u Rwanda ruvuga ati ntawe ari we wese ushobora kudukanga, kudutera ubwoba, kudukoresha ibihabanye n'ibishobora kuba byatuma umutekano w'igihugu cyacu ujya mu kangaratete. Kandi u Rwanda rwongera kuvuga ati igihugu cyacu gishyigikiye umutekano n'amahoro no gukemura ibibazo mu buryo burambye. Guverinoma y'u Rwanda yakomeje ivuga ko nta muntu ukwiriye gukomeza kwihanganira amakimbirane akomeje kuba aturutse ku kunanirwa inshingano kwa Kongo n'umuryango mpuzamahanga wananiwe kuzuza inshingano zawo zo gusenya umutwe w'iterabwoba wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi, uwo mutwe wa FDLR. U Rwanda rwakomeje ruvuga ngo ubufatanye mu birebana n'iterambere hagati y'ibihugu ni ikintu cy'ingenzi kandi gikwiriye, ariko bikaba bishingiye ku kubahana. Tugomba kubahana, nicyo u Rwanda rwavuze. Ati nimba koko ubwo bufatanye mu byerekeranye n'ibikorwa by'iterambere bunabayeho, ibyo byose bigomba kuba, ariko bikaba harimo kubahana. Ububiligi bukubaha u Rwanda n'u Rwanda rukubaha Ububiligi, apana agasuzuguro. Iryo ni itangazo u Rwanda rwashyize hanze ruvuga ko ibikorwa byose by'iterambere ubwo ngubwo bitewe ko nta bwubahane burimo, bitewe n'uko igihugu cya Belgique kitigeze gishyigikira inzira y'ubuhuza yo kugira ngo hagaragare igisubizo kirambye cyazana amahoro, ahubwo Ububiligi bugahitamo kubogama. U Rwanda ruhagaritse imikoranire y'ibikorwa bijyanye n'iterambere. Gusa nanone ibyo ngibyo byahise bituma n'ubundi na Belgique isohora irindi tangazo, aribyo nje tukinjira muri kano kanya. Reka ndeke gukora ibiganiro bibiri, nako ikiganiro kimwe ndaje mu kanya dukora ikindi kiganiro minota mike. Ibuka gukora subscribe, ndetse nkomeza kubashimira abakoze subscribe mwese kuri YouTube channel yanyu. Urabona ko YouTube channel yacu ikomeje kugenda imera neza, kandi mukomeze mukande subscribe, dukomeze twubaka umuryango mugari wa YouTube channel yanyu. Imana ibahe umugisha.